burakwira muhaguruke tujye ku murimo tubwira abatuye isi ubutumwa bwiza Uwiteka arahamagara gatumane ninde wangendera ni jyewe nawe turi kubazwa niko twategetswe n'umukiza Yesu ngo tujye mu mahanga yose tubabwirize kandi si ngombwa kure mu mahanga ya kure abakeneye ubutumwa bari hafi muraturanye niko twategetswe n'umukiza Yesu ngo tujye mu mahanga yose tubabwirize kandi si ngombwa kure mu mahanga ya kure abakeneye ubutumwa bari hafi muraturanye benshi muri twe twaranzwe no kujya twitwaza byinshi byaba ari byo bijya bituzitira kenshi nyamara byose Imana irabizi haguruka tera intambwe ya mbere n'ukuri Imana iragufasha niko twategetswe n'umukiza Yesu ngo tujye mu mahanga yose tubabwirize kandi si ngombwa kure mu mahanga ya kure abakeneye ubutumwa bari hafi muraturanye niko twategetswe n'umukiza Yesu ngo tujye mu mahanga yose tubabwirize kandi si ngombwa kure mu mahanga ya kure abakeneye ubutumwa bari hafi muraturanye ibihembo ariko dukore kubw'urukundo kuko nacyo twatanze ngo tubone agakiza vuza imbaga murinzi w'Isiyoni urira abantu bose bakenyere umva wese yubaha Imana niko twategetswe n'umukiza Yesu ngo tujye mu mahanga yose tubabwirize kandi si ngombwa kure mu mahanga ya kure abakeneye ubutumwa bari hafi muraturanye niko twategetswe n'umukiza Yesu ngo tujye mu mahanga yose tubabwirize kandi si ngombwa kure mu mahanga ya kure abakeneye ubutumwa bari hafi muraturanye niko twategetswe n'umukiza Yesu ngo tujye mu mahanga yose tubabwirize kandi si ngombwa kure mu mahanga ya kure abakeneye ubutumwa bari hafi muraturanye munyemerere mbasuhuze inshuti bavandimwe Imana iduhana umugisha njyewe muganira amazina ni Mugize neza Jean Paul
erega ubutumwa bwiza ni bw'inkozi isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Uyu munsi rero nifuje yuko twaganira ku cyigisho kivuga ngo Goliati wa kera na Goliati w'ubu. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro, ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. Ngaho twemerere Mwuka wawe wera abane n'imitima yacu, atwigishe kukubaha no kukubahisha. Kandi ubwo duhaye amahirwe yo kwiga kuri iki cyigisho cya Goliati wa kera na Goliati w'ubu, turakwinginze ngo utubashishe kumva icyo ushaka ko twumva muri iri jambo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Dusome mu cyambere cya Samweli igice cya 17, turahera ku murongo wa 20. Gusa umutwe wo uravuga ngo Dawidi yica Goliati. Nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo, asigira umwungeri intama ze, yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse, arasukiraho bakikije amagare, aho ingabo zayigiraga zigiye kurwana. Uri kumva Abisirayeli bari bafite amagare, bari guhiga kugira ngo barwane. Ariko reka twumve n'abandi uko byari byitwaye. Maze Dawidi abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we, aravuduka ajya mu ngabo, aramutsa abakuru be, akiganira nabo. Muri ako kanya ya ntwari y'umufilisitiya w'igati witwaga Goliati asohoka mu ngabo z'abafilisitiya, atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva, Abisirayeli bose bamurabutswe bashya ubwoba baramuhunga. Abisirayeli bose bamurabutswe bose bashya ubwoba baramuhunga. Tuzirikane yuko hariya hejuru twari twabonye yuko bari bafite amagare, bari bafite amafarashi. Ntabwo ikibazo cyari intwaro bari bafite, ahubwo ikibazo gikomeye cyane cyari ubwoba, kuko Goliati wari uri hariya yari abateye ubwoba bikabije cyane. Umurongo wa 25 havuga ngo iki? Abisirayeli baravuga bati, aho mubona uriya mugabo uzamutse, nukuri azanywe no gusuzugura Isirayeli. Umuntu uri bumwice, umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushyingira umukobwa we, kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. Dukomeze ku murongo wa 26. Maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi, bazamugororera bate? Mbese uwo Mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Abantu baramusubiza bati, uko niko bazagororera umuntu uzamwica. Maze Eliyabo mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya. Aramubaza ati, wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wabusigiye nde? Mu butayu nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Hariya urugamba ruravutse hagati y'abavandimwe, bose baturukaga hamwe, bari bene Yesayi. Kandi mwene Yesayi cyangwa Yesayi nako yari se ubabyara, kandi yari Umwisirayeli. Abisirayeli nibo bari bahanganye n'Abafilisitiya. Ariko ikibazo, urugamba baraza kururwana gute? Kwabonetsemo ikibazo cyo guhangana hagati yabo. Nshuti muvandimwe, dukwiriye kongera kwisuzuma tukareba yuko uyu mwanya abavuga yuko dukurikiye Imana, natwe ubwacu turi kuvuga rumwe. Ntabwo byoroshye,
kuko niba turimo turyana ntabwo tuzajya kurwana na satani ngo byemere, ahubwo dukwiriye kumenya yuko dukwiriye kugendana n'Imana, ariko nk'uko Yesu yasabiye abigishwa be n'abandi bazizezwa n'ijambo ryabo muri Yohana igice cya 17 akabasabira ubumwe n'abana b'Imana, niko bakwiriye kugira ubumwe, ariko hano urabona ko bwabuze. Dusome ku murongo wa 29 twumve icyo atubwira. Dawidi arazamuka, dusome ku murongo wa 29 haravuga ngo iki? Dawidi aramusubiza ati mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu. Amutera umugongo yerekera undi, nawe amubaza bene ibyo. Abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashengerana kwa Sawuli, abyumvise aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya, Imana yacu ishimwe. Ari umwami yari afite ubwoba, ari n'ingabo ze zari zifite ubwoba, ariko umwami yemeye guca bugufi atumira kuri uwo mushumba waragiraga intama. Ntabwo yari yarakoze imyitozo ya gisirikare, nta nubwo yari amenyereye iby'urugamba, usibye intama ze yaragiraga kandi akazirinda icyazangiza. Uwo muntu rero yiyemeje kurwana n'uwo Mufilisitiya. Reka dukomeze dusome twumve icyo batubwira. Turasoma ku murongo wa 33. Sawuli asubiza Dawidi ati ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Umwami yari afite experience y'urugamba, yari amenyereye ibyo kurwana, nuko asobanurira Dawidi amubwira n'impamvu adashobora kurwana nawe. Icya mbere Dawidi ni yari amenyereye iby'urugamba, ariko uriya Mufilisitiya, ese ikibazo nanone nongeye kwibaza, kubera iki bari kuvuga ngo Umufilisitiya bakavuga Umufilisitiya umwe, kandi mu by'ukuri urugamba rurimo Abafilisitiya benshi? Buriya nubwo ibintu bishobora gukomera, ariko buriya habaho ari ushoza urugamba, hari uyoboye urugamba. Ahangaha rero barimo bavuga Goliati kuko niwe wari uyoboye ziriya ngabo zose, kandi niwe wari uhagarariye izo ngabo kugira ngo asuzuguze ingabo z'Isirayeli. Reka turebe amagambo Sawuli yari arimo avuga. Yasobanuriye Dawidi yuko ibyo bintu avuga bidashoboka. Se Dawidi we yamusubije ngo iki? Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data. Ubwo Dawidi atangiye ikivugo, nawe ari kuvuga ibyerekeranye n'ibikorwa yakoze. Undi bamubwiye yuko yakoze imyitozo ya gisirikare, ariko Dawidi ari kuvuga yuko nawe yakoze imyitozo yo kuragira intama za se. Si ibyo bintu biraza guhurira he? Reka dusome twumve. Naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita, nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana, nkayicakira akananwa, nkayivutagura, nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya, Imana yacu ishimwe. Hariya Dawidi yakagombye kuba n'ubundi yashyizwe muri gereza agafungwa, kuko ari imbere ya Sawuli. Sawuli ni umwami wa Isirayeli, none ari kuvuga ngo ingabo z'Imana ihoraho, kandi ingabo zari za Sawuli. Ziriya ngabo zari zizi ko zirwanira Sawuli, ntabwo zari zizi yuko zirwanira Imana yo mu ijuru. Nshuti muvandimwe, urugamba turimo turwana ntabwo ari urugamba rw'uyu mubiri, ni urugamba rw'iby'umwuka. Ariko dukwiriye kumenya niba mu by'ukuri turwana
turwana urugamba turwanira Imana cyangwa se turwanira abantu. Yesu yaravuze ngo ubwami bwanjye si ubw'isi. None rero reka dukomeze dusome. Hariya umwami yasobanuye ibisobanuro bitandukanye, na Dawidi nawe atanga ubundi busobanuro budahuye n'ubwo bamuhaye, ariko arimo arasobanura yuko ingabo ari ingabo z'Imana ihoraho. Hariya harimo ikintu gitangaje ndetse nawe ukwiriye gutekerezaho. Ese watinyuka kuvuga yuko ingabo ari iz'Imana ihoraho kandi ureba zatsinzwe? Byashoboka? Iyo turimo tubwiriza turabwiriza ngo Imana ishobora byose, Imana izi byose, Imana ni omnipota ominisia, ni ukuvuga ngo izi byose kandi ishobora byose. None ni gute wabona abantu bahiye ubwoba bari kubundabunda birukanka bari guhunga, ugatinyuka ukavuga ngo ingabo ziri kurwana n'ingabo z'Imana ishobora byose? Ariko Dawidi kubwo kwizera kwarazamutse, nuko aravuga ngo ntabwo ingabo ari iza Sawuli ahubwo ingabo ni iz'Imana ishobora byose. Kandi yongera kugaragaza yuko Imana itigeze imutererana mu gihe yari aragiye intama, agaragaza yuko no mu gihe agiye kurwana urwo rugamba n'ubundi nabwo Imana izabana nawe. Imana yacu ishimwe. Ku murongo wa 37 ahenda gusoza haravuga ngo nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda Uwiteka abane nawe. Imana yacu ishimwe. Hariya Sawuli noneho ntabwo amubwiye ngo ari bujyane nawe, ntabwo amubwiye ngo aramuha ingabo, ahubwo aramubwiye ngo Uwiteka ari bubane nawe. Buriya rero umuntu niyo yaba ari mubi, Sawuli yari yaraciwe ku ngoma, Sawuli yari yaravuye ku bwami mu buryo butaziguye, ariko yahesheje umugisha Dawidi. Nshuti muvandimwe, uwaguha umugisha wese ntukawange, ahubwo uzawakire uko uri, nubwo yaba ari umupagani, uzawakire uzakugeraho. Aramubwiye ngo Uwiteka abane nawe, kandi koko biraza gusohora. Reka dukomeze dusome ku murongo wa 38. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye y'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikote riboheshejwe iminyururu. None siko yari amaze kumubwira ngo Uwiteka abane nawe, kandi iriya minyururu n'ingofero bye abimuhaye ati ntabwo ari bujyane nawe, ariko agiye kumuha ibyo yari yambaye kugira ngo abashe gutsinda urugamba. Reka twumve 39. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko nabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, ahera ko asingira inkoni arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi, umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya araza akeraguza, abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati kuneranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Kumva ukuntu ari kuvuga, ntabwo yiyumvishaga uburyo yarwana n'umuntu uje kurwana nawe yitwaje inkoni. Iyo tuvuze inkoni buriya mu buryo bw'umwuka n'ubuyobozi, ariko ntabwo bwari ubuyobozi busanzwe, ahubwo bwari ubuyobozi buva kuri Mwuka Wera. Imana yacu ishimwe. 44. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino mubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati waneranye inkoni n'icumu n'agacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice muce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana,
kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Imana yacu ishimwe. Nuko Umufilisitiya avaho yarare aza guhura na Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, ariko cora Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga. Tumenye yuko iriya nkota yakoresheje ni iya Goliyati, ntabwo ari inkota Dawidi yari afite. Maze Abisirayeli n'Abayuda barahaguruka bitera hejuru, bagerekana Abafilisitiya babageza igati no ku marembo ya Ekuroni, kandi Abafilisitiya b'inkomere bagwa ku nzira ijya Ishayayimu, bagera igati na Ekuroni. Imana yacu ishimwe. Reka dusome n'ubundi mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi. Turasoma kuri paje ya 329, turageza kuri paje ya 330. Reka dusome. Dawidi ashyirwa umwami. Bongera kubwira umwami amagambo Dawidi yari yavuze, maze ahamagaza uwo musore w'umugenda. Uwo mwungeri aravuga ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli agerageza kubuza Dawidi ibyo yari agambiriye, ariko uwo musore aranga. Uwiteka yandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azanyiza mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Hari hashize iminsi 40 Abisirayeli bahindishwa umushyitsi n'icyo gihanda cy'Umufilisitiya. Cyari cyambaye ingofero y'umuringa ku mutwe, ikote riboheshejwe iminyururu, ryari rifite uburemere bwa shekeli 5,000. Hano basobanuye ko byari ibiro 70, kandi cyari cyambaye ibyuma bikingira imirundi. Iryo kote ryari rikozwe mu byuma, byari bigerekeranye n'ibikoko by'ifi, kandi nta mwambi wari gushobora kumena uwo mwambaro w'intambara. Icyo gihanda cyari gifite n'icumu ry'icyuma. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyaryo kwari shekeli z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Uko bukeye n'uko bwije, Goliyati agasatira urugero rw'Abisirayeli, avuga ati, ngaho nimwitoremo umugabo amanuke ansange, nabasha kundwanya kandi tuzaba abagaragu banyu, ariko nimunesha nkamwica, nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Suzuguye ingabo z'Isirayeli. Umwami yari afite ibyiringiro bike yuko Dawidi yajyaga gushobora kuzuza uwo mugambi we w'ubutwari. Ategeka yuko uwo musore yambikwa imyambaro y'intambara. Umwami ubwe yambaraga ku mutwe, uwamwambikaga ya ngofero iremereye y'icyuma, hepfo bamwambika ikote ry'icyuma, hanyuma inkota y'umwami ayambara mu rubavu. Ibyo byose abifite arahaguruka ngo ajye gusoza umugambi we, ariko ahita agaruka. Abari bamuhanze amaso ngo barebe uko abigenza, batekerezaga yuko Dawidi ahisemo kudakinisha ubugingo bwe, ariko uwo musore ntiyatekereje atyo na gato. Agarutse yiyambura uwo mwambaro imyambaro y'intambara y'umwami, hanyuma mu mwanya wabyo yitwaza gusa inkoni ye n'umuhumetso woroheje.
atoragura utubuye tw'utubuyenge mu kagezi adushyira mu gahago ke, maze yegera uwo mufilisitiya, umuhumetso we awufashe mu ntoki. icyo gihanda kiza ntacyo cyitayeho, ariko yibwira yuko kigiye guhura n'umurwanyi uruta abandi bose mu Bisirayeli. uwo wari umutwaje intwaro yagendaga imbere ye nk'aho nta gishobora kumuhangara. amugeze hafi abona ari umusore w'umugenda. imiterere igororotse ya Dawidi yaragaragaraga neza kuko atari yambaye imyambaro y'intambara, ariko ntaho yari ahuriye n'icyo gihanda cy'umufilisitiya. Imana yacu ishimwe. Goliyati asuzugura uwo musore muto Dawidi. Goliyati aratangara cyane kandi ararakara. ko unteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? aramukeneka cyane, maze avuga ijwi rirenga, agaragaza ubucucu bwinshi ati, ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi ntiyacika intege, yigira imbere maze abwira uwo bari bahanganye ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo z'Isirayeli wasuzuguye. uyu munsi Uwiteka arakungabiza, nkwice nguce gihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko mu Isirayeli hari Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Imana yacu ishimwe. ayo magambo yavuzwe mu ijwi ryumvikana risakara mu kirere hose, maze iyo nteko y'abantu ibihumbi n'ibihumbi iyumva neza ntaryo isobwe. Goliyati ararakara, maze azamura ingofero yari ikingirije uruhanga rwe, yihutira kumusanga. Dawidi ahita yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba iye, akuramo ibuye ararirekura, ariko cora umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. izo ngabo zari zishyamiranye zabonaga yuko Dawidi yicwa, ariko ubu iryo buye ryari rigiye rivuza ubuhuha mu kirere, rigatikura aho yari yapimye. babona wa murwanyi ukomeye ahinda umushyitsi, asambuza amaboko nk'aho hari icyari kimuhumishije. Yavuze ko azagaruka
azaduhoza amarira atujyane mu munezero. Abapfuye bazazuka, abariho duhindurwe, twambikwe umubiri mushya, ukudapfa no kutabora, duhanagurwa amarira twaririye muri iyi si. Ni ukuri iryo sezerano riri hafi gusohora, ntabwo rizahera, nzi neza ko rizasohora. Yavuze ko azagaruka kutujyana aho yateguye, kandi nzi ko ndagaruka imiruho izaba irangiye. Azaduhoza amarira atujyane mu munezero, ntabwo rizahera, nzi neza ko rizasohora. Yavuze ko azagaruka kutujyana aho yateguye, kandi nzi ko ndagaruka imiruho izaba irangiye. Azaduhoza amarira atujyane mu munezero. Mbese wowe witeguye gusohorezwa isezerano, cyangwa ntacyo witayeho, kandi umwuka kurarika wemerera kuyobore, akuzuza ibyiringiro, maze nawe utegereze bagaruka tukijyanira. Ntabwo rizahera, nzi neza ko rizasohora. Yavuze ko azagaruka kutujyana aho yateguye, kandi nzi ko ndagaruka imiruho izaba irangiye. Azaduhoza amarira atujyane mu munezero, ntabwo rizahera, nzi neza ko rizasohora. Yavuze ko azagaruka kutujyana aho yateguye, kandi nzi ko ndagaruka imiruho izaba irangiye. Azaduhoza amarira atujyane mu munezero, atujyane mu munezero, atujyane mu munezero. Azaduhoza amarira atujyane mu munezero. nshuti muvandimwe, zirikana yuko Goliyati wa kera atari we w'ubu. Ahora yihinduranya ijoro ku rindi, amanywa ku yandi, ntabwo asiba. Goliyati wawe ntabwo ari we Goliyati wanjye. Gusa icyo tuzi cyo ni uko hari ibyo duhuriyeho, kuko nta kigeragezo kibasha kuza ku muntu atari urusange mu bantu. Reka rero dukomere kandi dushikame ku Mana. Tumenye yuko nubwo intambara yaba ikomeye gute, nubwo twabuyerezwa tukajya hirya no hino tubuze epfo na ruguru, ariko Imana iri hafi kugira ngo ibane natwe kandi duhe icyerekezo. Mu gihe cyose duciye bugufi tugasenga,
tukemera kwatura ibyaha byacu, tukemera uko turi, byanze bikunze tuzabona ubufasha buturutse mu ijuru. Kandi Imana iziyerekana ko ishoboye, ko atari twe tuyirwanirira ahubwo iturwanirira. Muvandimwe rero, menya yuko Goliyati wawe mu buryo bw'umwuka ari umubiri wawe, urugamba urwana nawo kugira ngo utungane, ndetse uzirikane yuko Goliyati ashobora kuba mu isi, akaba ari ibidukikije dushobora guhangana nabyo bigira ngo bidukure ku Mana. Kandi uzirikane yuko Goliyati ashobora kuba Satani ubwe. Turwana n'umubiri, n'isi, n'umubiri, kugira ngo tubashe gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, byanze bikunze ari uko twatsinze. Reka muri uyu mwanya nkwifurize kugubwa neza no kubona amahoro y'Imana, kandi twemere yuko igihe cyose turi ingabo za Kristo, byanze bikunze tuzabona intsinzi. Ibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Usenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubwo Abisirayeli bose bari bahiye ubwoba, bari kuvuga ko ntawe ushobora kurwana n'uriya Goliyati, Dawidi yarahageze uramufasha, kandi icyubahiro cyawe cyongera kugaruka. Natwe rero ntacyo kuvuga dufite, ariko wowe uragifite, kandi ukiduhaye byakwemera. Turakwinginze ngo dutandukanye n'ibyaha bidushyira kure yawe, kandi tubashishe guhagarara dushikamye muri iyi si y'umwijima y'igomero. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.